Yes, reka mbashimire kandi bayikaze mwekoje kurikira ubusesenguzi TV. Nahoze ntekereza uyu munsi hari saga iri hanze hanga. Bruce Melody ntago ndi bushake gutinda cyane, ntago ndi bujye ku mpande zigiye zitandukanye. Ndaza kugaruka kuri Bruce Melody, ngaruke kuri Yago. Mu byukuri mvuga ko ari saga ntibaza igihe izasoza. Bruce Melody ni umwe mu bantu bahoze bumvana bikomeye bafitanye umubano uri hejuru na Yago. Yago na Bruce Melody ni abantu bari mu byukuri ku rwego rwo hejuru mu mibanire. Nyuma twibaza ni iki cyaje kuba kugira ngo mu byukuri Yago na Bruce Melody baseparating cyase batandukane, umwe are kundi nundi are kundi agende. Twareba tugasanga hari ikintu kimwe kibyisha inyuma, bisa nkaho ari nk'agatsiko cyase mu nyangire iri muri entertainment cya showbiz hano mu Rwanda. Naje kureba nitegereje video Yago ari kumwe na Bruce Melody mu bihe byashize mu myaka 2 ishize, aho Yago avuga ati ubu ndi kumwe n'umustar urenze, nanjye mfite amahirwe yo kuba turi kumwe. Aka kanya umwe ari kubwira undi ngo icyo kintu ngewe nkibaza se iki kintu gishatse ubu iki. Yago yavuga aho kugira ngo avuge izina rya Bruce Melody akavuga ati ti wowe Dekati nuriya muntu bango kibaza icyo kuri ibi bibanire ishingiye ku nyungu mfite kuri runaka muri showbiz by'umwihariko cya entertainment izarangira ryari. Icyo ni ikibazo mu byukuri buri wese yakwibaza ukurikirana showbiz cyangwa entertainment hano mu Rwanda. Nge nahoze ndeba mu byukuri ikiganiro, nahoze nitegereza Dumba, rumwe mu bantu dufite hano mu Rwanda bakurikirana ibya entertainment cyane banabihuza, baba bafite amakuru ahagije haba ku bahanzi, ku banyamakuru no ku bandi bagiye batandukanye. Ndeba ikiganiro yagiranye na Bruce Melody, bakoze conference call ariko iri video. Mu byukuri hari akantu Bruce Melody akunda gukoresha kagurya, kari akantu mu byukuri nakaba big energy, nakantu kaba big energy. Tukibaza se Bruce Melody yabashaka kugaruka mu buryo bwa Yago cyangwa se agashaka kongera gusubirana na Yago akakaba atari kwerura. Kari akantu Bruce Melody ari gukoresha kagurya cyangwa se gutya, nagakorwa kakunze gukoreshwa cyane n'aba big energy, kandi twebwe kuba big energy tugasanga ni Yago. Hibaza ubu Bruce Melody ntiyaba ari gushaka kongera gusubirana na Yago cyangwa gusaba imbabazi Yago, ariko akabinyuza mu buryo bundi buteruye. Kandi nanone twareba twebwe tugasanga mu byukuri nk'abantu basesenguzi, nk'abantu bacukumbura, tugasanga mu byukuri icyo kintu kirimo. Nahoze ndeba comment zo muri ayo ma video, benshi bavuga ngo ubundi mwasubiranye izi nzangano ni iziki. Guys and gentlemen, mu byukuri hari ibintu dukwiye gukora, hari ibidakwiriye. Izi nzangano ziri mu Rwanda za munyangire, noneho urebye ikibazo Bruce Melody afitanye na Yago usanga cyaragiye kikava kwa Deben, kwa super manager, harimo ibintu bya munyangire runaka nitwumvikana kujya aho twumvikane banza bange runaka. Se amaherezo y'ibyo bintu nayahe? Reka mu byukuri nzagaruke mbabwira ikijya mbere hagati yo kongera kwihuza cyangwa se gusabana imbabazi kwa Yago na Bruce Melody. Hanyuma turebe ese mu byukuri ninde wari uri mu makosa, ninde wagakwiye kuba yarasabye imbabazi, ese uwazisabye azikuye ku mutima cyangwa hari izindi nyungu runaka yarategereje. Reka dutegereze turebe, ndakomeza mbikurikirane hafi, nzabagezaho mu byukuri igikwiye kuba aho ngaho. Reka mbashimire rero mwese tubana umunsi ku wundi abakurikirana ubusesenguzi TV.
ndetse n'abakunzi b'ibiganiro byacu, abakunzi b'ubusesenguzi b'ibyo dusesengura, abakunzi b'abatumirwa. Nawe nimba wifuza ko twagutumira cyangwa se ari ikiganiro waduha cyangwa se ari inyunganizi, watwandikira kuri 078 10 58 71 cyangwa se ukatwandikira kuri email turi bube twashyize muri description. Ndakunda cyane. Ciao ciao, Imana ibarinde.